Kevin izina rihabwa umwana w'umuhungu rikaba risobanura umuhungu mwiza w'uburanga, ni ukuvuga mu buryo bugaragarira amaso cyangwa se benshi mu ndimi z'amahanga bakunda gukoresha ijambo handsome. So iyo ari Kevin rero nkuko twabivuze haba ari umukobwa. Kevin rero ubwo tutatuvuga ko ari izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba naryo risobanura umukobwa mwiza, ari byo tukunda kuvuga ko ari beautiful mu rurimi rw'amahanga. So muri rusange rero yaba Kevin yaba Kevin byose bisobanura ubwiza cyangwa se mwiza w'uburanga. Ubwo hari ku muhungu turavuga ko risobanura umuhungu mwiza w'uburanga, yaba umukobwa tukavuga ko ari umukobwa mwiza w'uburanga. Hari bimwe rero mu biranga abantu bahabwa iri zina, ari nabyo tugiye kurebaho mu buryo burambuye. Icyambere rero nuko tugomba kumenya ko iri zina dusobanurira izina Kevin turabakunda. Reka dusubize umwe mu bakunzi bacu badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, harimo n'urwa YouTube ari rwo rwitwa Media Empire, ari naho uyu mukunzi wacu yatwandikiye dusaba ko twamusobanurira izina Kevin. Ikindi atubwira ko adukunda. Thank you so much, natwe turabakunda cyane, abafana bacu n'ukuri turabakunda. Tunezezwa n'ibyo mudukorera, tunezezwa n'uburyo mubana natwe buri kanya cyangwa se umunsi ku wundi. Reka tubifurize kugwa neza, reka tubifurize kugira ibihe byiza aho muri hose, tunabizeza ko cyangwa se tubasezeranya ko tuzakomeza kubagezaho bimwe mu bintu mukunda cyangwa se byose mukunda dusanzwe tubagezaho kuri Media Empire. Uyu mukunzi rero yadusabye ko twamusobanurira izina Kevin, nta nubwo ari we wenyine, hari n'abandi bagiye badusaba amazina atandukanye, ariko mbonereho kubibutsa ko hari abantu badusaba amazina ugasanga bari gusaba amazina twarayasobanuye. Mbere yuko usaba izina cyangwa se mbere yuko ujya muri comment utwandikira ko twagusobanurira izina runaka, ujye ubanza urebe kuri YouTube channel yacu ko iryo zina tutarisobanuye, kuko hari igihe tuba twararisobanuye ukarisaba ko twarisubiramo kandi ntabwo ari ukurisubiramo, mbese uba wasabye ko twarikoraho kandi twararikoze. Rero byaba byiza mugiye mubanza kugenzura ko rya zina usabye, rya zina ushaka ko tugusobanurira twaba tutararisobanuye mu gihe cyashize cyangwa se muhahise ukabona kuri dusaba. Niba rero usanze ritari mu mazina twasobanuye, nta kibazo rwose ujye twandikira kugira ngo tuyagusobanurire, kubera ko kuyasubiramo ntabwo bishoboka. Ahubwo icyo ukora wowe ni ukugenda ukareba mu mazina yose twagiye dusobanura, hanyuma ukarebamo iryo ushaka tukabasha kurigusobanurira. Ikindi kandi nshaka gusobanurira bamwe mu bantu badukurikira, ni igihe usabye izina ugasanga ntabwo duse turikora, ntabwo ari uko tuba twakwirengagije. Hari amazina menshi yaragiye asabwa mbere yawe, muri urwo rwego rugasanga tugenda dukurikiranya amazina bitewe n'uko yagiye asabwa duhera ku murongo. Rero uyu munsi ushobora kuba nsobanura izina ritari ryo wasabye, ntukihebe cyangwa se ngo wumve ko twakwirengagije. Ntabwo igihe cyo gusobanura izina ryawe cyangwa se izina wadusabye kiba cyageze, ntabwo kiba cyakageze. Uzajya utegereza cyangwa se uzajya wihangana mu gihe tutararigeraho. Ariko kandi namwe rero twamaze gusobanurira amazina, tubifurije kuzajya mugubwa neza mu gihe muri kumva amazina yanyu, tubifurije kuzajya munyurwa nayo. Niba hari icyo wifuza kujya utwandikira muri comment nyuma yo kumvisha izina twagusobanuriye, nyuma yuko warisabye tukarigusobanurira, uzajya ugira icyo tubwira, cyangwa se mu gihe hari igihe hari wifuza kutubwira wajya ubinyuza muri comment. Reka rero tureke kwizimba mu magambo, dufashe cyangwa se dusobanurire uyu muntu izina yadusabye kumusobanurira. Ariko namwe mwese mwari murikeneye, mukaba mutari mwarigize murisaba, cyangwa se ukaba ari bwo bwa mbere uje kuri YouTube yacu, ushobora kuba ari bwo uhuye n'iri zina cyangwa se ari bwo uhuye n'iki cyiciro dukoramo amazina. Reka mbifurize mwese kuryoherwa n'ubusobanuro bw'iri zina tugiye kubasobanurira. Nubwo asabye izina Kevin, nk'uko tubizi twese iri zina rihabwa umwana w'umukobwa by'umwihariko, ariko kandi iyo ari umuhungu tuzi ko bamwita Kevin. Niyo mpamvu rero tugiye kuyasobanurira aya mazina yombi. Twavuga ko ari amazina abiri, ariko nanone ni izina rimwe ritandukanira ku nyito yabyo. Twavuga ko ari nk'inyito yabyo niho bitandukanira, kuko uko bahamagara Kevin ntabwo ari ko bahamagara Kevin. Rero aya mazina kuba twavuga ko ari abiri atandukanira ku kuba ahabwa abana bafite ibitsina bitandukanye. Yes, niba ari umukobwa
twavuze ko bavuga Kevin, niba ari umuhungu bakavuga Kevin. Ariko muri rusange ayo mazina ntabwo ari abiri ahubwo aba ari izina rimwe. So reka rero dutangire dusobanura izina ryacu ari ryo Kevin. Dushobora kwifashisha Kevin, ariko nituvuga Kevin ubwo urajya wumva ko ari Kevin nawe bijyanye. Nituvuga Kevin kandi urajya umenya ko turi kuvuga Kevin. Gusa byaba byiza nanone twibanze kuri Kevin, noneho tukaribuza nanone gusozera tuvuga kuri Kevin. Gusa ibi baranga ntabwo bisa nkaho bitandukanye, nuko nyine umwe aba ari umukobwa undi akaba ari umuhungu. Ikaze rero kuri Media Empire, njya mugiye kubana muri iki gice twahari ibisobanuro bw'amazina ndi Isingizwe Edith. Nimucikwe. Kevin izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba risobanura umuhungu mwiza w'uburanga. Ni ukuvuga mu buryo bugaragarira amaso, cyangwa se benshi mu ndimi z'amahanga bakunda gukoresha ijambo handsome. So iyo ari Kevin rero nkuko twabivuze haba ari umukobwa. Kevin rero ubwo tuvuga ko ari izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba naryo risobanura umukobwa mwiza, ari byo tukunda kuvuga ko ari beautiful mu rurimi rw'amahanga. So muri rusange rero yaba Kevin yaba Kevin byose bisobanura ubwiza cyangwa se mwiza w'uburanga. Ubwo hari ku muhungu turavuga ko risobanura umuhungu mwiza w'uburanga, yaba umukobwa tukavuga ko ari umukobwa mwiza w'uburanga. Hari bimwe rero mu biranga abantu bahabwa iri zina, ari nabyo tugiye kurebaho mu buryo burambuye. Icyambere rero nuko tugomba kumenya ko iri zina ari izina ryakoreshwaga muri Irland, naho mu Kilatini ni Calvin. Muri Irland bavuga cyangwa se bakoresha bapronouncing cyangwa se bavuga Kevin cyangwa Kevin, ariko mu Kilatini bakavuga ko ari Calvin. So uwitwa Calvin n'uwitwa Kevin aba ari abantu bamwe cyangwa se babitwa bafite amazina amwe. So icyo gihe muri Irland ryakoreshwaga basobanura umuntu w'imico myiza, umunyakuri kandi mwiza inyuma, bimwe bigaragarira amaso. Rero kugeza mu kinyejana cya 20 izina Kevin ryakoreshwaga muri Irland cyane, ariko ubu usanga ryiganje mu bihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Bimwe biranga ba Kevin rero, cyangwa se bimwe mu bintu biranga ba Kevin, ubwo nituvuga Kevin murajyana na Kevin byose ni kimwe. Kevin umuntu ukunda kwigenga, ashobora kumara igihe kirekire atarashaka umugore, ubwo aho ni ku muhungu, kuko aba yumva ko gukora ubukwe bijyana n'umuco kandi bikaba byabangamira kwigenga kwe. Uyu muhungu rero kuba yigenga ni wa muntu nyine ushobora kumva ko mu bintu ashaka gukora biratuma habaho kuyoborwa n'imico, cyangwa se tukoresha ijambo umuco urangwa n'agaciro runaka, cyangwa se niba ari igihugu muri rusange. Rero buriya kwigenga kwe aba yumva ko nyine atayoborwa na wa muco, akaba yakora ibintu bye nyine mu buryo bw'atari ukuvuga ngo agendeye ku mategeko cyangwa se ku mahame runaka asabwa gukurikiza. Rero gukurikiza gahunda ntibumushobokera kuko yanga ibintu bya karande cyangwa bijyanye n'amategeko. Kevin kandi ni umuntu uba wumva yifitemo ubushobozi, akaba ari wa muntu uba wumva agomba gutera intambwe mu iterambere, ariko kandi atazitiwe n'imigenzo y'umuco. Kubera ko Kevin akunda gutuza agasesengura ibintu byose, akunze kuvamo umucurabwenge cyangwa se abandi twumva bita abafilozofe mu rurimi rw'amahanga. Akunze kuba umwarimu kandi ibintu bye yakunze kubigumana imbere muri we. Mbese usanga ari umuntu utuje cyane, udashaka kugaragaza ikimuri ku mutima cyangwa se kugaragaza ibyo atekereza. Niyo mpamvu tuvuga ko nyine ari wa muntu ugumana ibintu runaka cyangwa se ibintu byose usanga bigumana muri we, nabe yabisangiza abandi. Uyu muntu rero uhabwa izina Kevin cyangwa Kevin, iyo yumva ashaka kugira ibyishimo ahitamo kureka ubuzima bwa wenyine akegera abandi. Twavuze ko Kevin yigenga, ariko nanone hari igice kimwe runaka gituma yisanga mu bandi. Igihe ashaka kwishima, igihe ashaka kubona ari muri mood nziza yishimye, kubera ko atabigera hari wenyine, agerageza kwegera abandi kugira ngo bimufashemo. So akunda rero kuba ari umuntu ucecetse ku buryo abandi bashobora kumutekereza nk'umuntu ufunga umutwe, cyangwa se yego reka dukoreshe ijambo gufunga umutwe, n'ubundi benshi mureta musobanukirwa. Tugiye gukoresha irindi jambo, ariko nituvuga umuntu ufunga umutwe benshi mureta mubyumva. Iyo Kevin afite igitekerezo cyangwa ikindi kintu ashaka kugeza ku bandi, akoresha inyandiko aho kuba yakoresha amagambo. Abantu nk'aba babaho, hari igihe nyine uba wumva kuvuga cyangwa se
kugira ibyo ubwira abantu bikugoye, kuba wabajya imbere cyangwa se kuba uri kumwe nabo kugira icyo babwira. Rero mu kukugora kuva wavuga cyangwa se wakoresha amagambo uvugana n'abo bantu, ukaba wahitamo gukoresha inyandiko kugira ngo ubashe kugira icyo babwira. Ikindi kiranga ba Kevin ni uko bakunda gutembera mu busitani no kwishimira kureba ibidukikije. Iyo bakoze ubucuruzi cyangwa iyo Kevin agiye mu rukundo biramuhira kandi akunze kumenyekana mu baturanyi be kubera imico ye iyo kudasahinda. Ibi ngibi bikubiyemo ibintu bitandukanye. Cyambere ikijyanye no gutembera cyangwa se no gukunda ubusitani. Akanyuma ikimuhira twari tuvuze ni uko ahirwa n'ubucuruzi. Hari umuntu ujya mu bucuruzi ugasanga byagoranye, ariko ni gake uzasanga Kevin cyangwa Kevine bacuruza ntibibahire. Ni gake uzabibona. Henshi uzasanga uyu muntu witwa Kevin cyangwa witwa Kevine gucuruza bimuhira. Hanyuma kandi iyo agiye mu rukundo nabyo biramuhira. Usanga nyine akunzwe cyangwa se usanga urukundo agiyemo rugenda neza kumwe n'uwo bari kumwe. Hanyuma kandi tuvuze ko ikindi kimuhira cyangwa se kigenda neza hanini ari ukuba amenyekana cyane cyane mu baturanyi kubera ko agira imico myiza, by'umwihariko imico yo kudasahinda. Twavuga ibintu byinshi ariko byo nibyo by'ingenzi biranga uwitwa Kevin n'uwitwa Kevine. Ubwo twavuze ko Kevin ari umuhungu, hanyuma Kevine akaba ari umukobwa. Gusa nanone twibanze ku izina Kevine kandi kuko twagiye dukoresha Kevin hanini, ugasanga turavuze ngo mu gushaka umugore, urumva Kevin we ntabwo azashaka umugore, nabwo azashakwa. Reka duse ngaho dusobanura izina Kevin ku ruhande, kubera ko muri rusange hari igihe usanga umwana w'umuhungu agira ukuntu atandukanye cyangwa se mu mice bitandukanye n'ibiranga umwana w'umukobwa. Rero Kevin ntabwo dusubiramo uko risobanura nk'uko twabivuze, ni umukobwa mwiza w'uburanga. Ariko nanone bimwe mu bikunze kuranga ba Kevin ni uko bakunze kurangwa no kumenya gutanga amakuru. Usanga ari abantu nyine, hari umuntu ikintu kibaho ugasanga baramubajije ibyabaye akaba yananirwa no kubisobanura, ariko ba Kevin ni abantu barangwa no gutanga amakuru. Ikindi kibaranga ni ukumenya cyangwa se ni ukuba bareba ibintu mu ruhande rwiza bataye ku ngaruka mbi. Usanga nyine ibintu byose baba bumva ko bagomba kujya muri side nziza, mbese byose bikaba ari ibintu byiza, bakumva ko nta ngaruka mbi cyangwa se nta kibi kiri buze kubivamo. So bumva ko rero bya bintu byose biba biri mu ruhande rwiza, ntibite ku ngaruka mbi zishobora kuva muri bya bintu. Hanyuma kandi ba Kevin ni abantu barangwa no kugira udushya. Ikindi bakaba bazi kubana n'abandi neza kandi bakabasha kumenyera vuba. Nkuko twabivuze muri rusange twari twamanje gukoresha amazina y'aba bombi, tuvuga ko na n'ubundi bamenyekana mu baturanyi cyangwa se Kevin na Kevin bamenyekana cyane mu baturanyi. Niyo mpamvu rero hano tugarutse kuri Kevin wenyine tukavuga ko azi kubana n'abandi neza kandi akabasha kumenyera vuba. Ubwo turavuga niba hari ibyo agezemo, niba hari situation yisanzemo, niba ari agace yisanzemo agasanga ni mushya, abasha kumenyera vuba, ntabwo bimugora kumenyera. Rero ntabwo nkuko twabibabwiye, ntabwo ibintu byose ushobora gusanga bikuranga, ariko nanone birashoboka ko ushobora gusanga bikuranga. Gusa niba bitakuranga, niba twavuze ibintu 10 byibura barimo nk'ibintu bitari munsi ya 7 bikuranga. Hari abantu benshi rero twagiye tubona batwandikira ugasanga hari icyo yabonye kitari cyo cyangwa se icyo yumvishe kitari cyo mu byo twavuze bimuranga, ugasanga ari kuvuga ko bitamuranga. Ariko nanone nkuko twabibabwiye ntabwo aba ari byose. Gusa nka 80% hari ubwo usanga bikuranga cyangwa se bamwe na bamwe bagasanga bibaranga 100%. Hari bimwe mu byamamare rero byabayeho cyangwa se n'ubu ngubu bariho, bamwe bariho bahawe izina Kevin cyangwa se Kevine, bakaba baramenyekanye ku kintu runaka gikomeye cyangwa se baramamaye ku kintu runaka. Aho harimo uwitwa Kevin Anderson, ni umukinnyi wa tennis w'icyamamare cyane ukomoka muri Afurika y'Epfo. Ntabwo ari we wenyine wamamaye kuri ufite iri zina, hari n'abandi benshi bagiye batandukanye, ariko ntabwo ari ngombwa ko tubabwira bose, ahubwo tuba tugira ngo tubumvishe ko amwe mu mazina muhabwa ashobora kugira uruhare muri future cyangwa se mu bintu runaka bikomeye ku buzima bwanyu. Ndashimira rero buri umwe wese wanye natwe, nashimira buri umwe wese ukomeza kutwereka urukundo, ariko kandi nkomeza kubashishikariza ko mwajya mutwandikira mudusaba kubasobanurira amazina, nkanabihanganisha mu gihe mutarayahabwa cyangwa se mu gihe mutarayasobanurirwa. Igihe cyanyu kizagera. Rero niba warasabye iri zina, niba wararisabye tukaba turisobanuye,
uze kutubwira cyangwa se uze kutwandikira utubwire uko waryumvise cyangwa se uko warifashe. Niba witwa Kevin, niba witwa Kevine, nawe uze utubwire niba koko ibyo twavuze bikuranga. Reka nongere gushimira buri umwe wese, nanabifuriza gukomeza kugubwa neza mu byo murimo byose, aho muri hose, buri kimwe cyose kibagendekere neza. Mwari kumwe nanjye Isingizwe Edith, mukomeze kugira ibihe byiza, ndabashimiye cyane.